Uje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Mu Rwanda basigajwe inyuma n'amateka bo mu murenge wa Kigali mu mujyi wa Kigali baratakambira ababishinzwe ko bakeneye ubufasha mu myigire. Barabishingira ku kuba nyuma y'imyaka isaga 40 mu miryango igera kuri 30 ituye muri uwo murenge hakigaragara abantu babiri gusa barangije amashuri yisumbuye. Eric Bagira ubusa yarabikurikiranye. Bwana David Hakizayezu w'imyaka 27 n'umwe muri babiri babashije kwesa umuhigo wo kwiga akarangiza amashuri yisumbuye yize iby'ubuvuzi bw'amatungo. Ni impamyabumenyi amaranye imyaka ine yicaranye nta kazi. Hakizayezu atsindira kujya mu mashuri yisumbuye byari ishema kuri we mu muryango w'abanyamuke mu gihugu by'umwihariko mu murenge wa Kigali avukamo. Kuba rero narabashije kwiga nkagira hamwe n'abandi, nkagira no ku rurevo hano mu kagari cyo gihe na trendinze muri abo bose, no kuvuga hari abandi nabashije kuba narusha mu Banyarwanda muri rusange babona kandi all needs zikenerwa. Ubwo rero kuba narabashije nkageraho byari bishimishije cyane, numvaga nyine mfite inzozi zo kuzaba nka dogita byibuza nanjye nkavuga nti mbashije kuba nafata bene wacu tugakora ikintu runaka twese tugahuriramo, kuko nasanze ari yo mbogamizi tugira kuba nta hantu twirefera twebwe ngo twibura ati. Igifatwa nk'intandaro yo kuba basigajwe inyuma n'amateka batabasha kwiga ngo bagere kure nk'abandi Banyarwanda n'ubukene bushingiye ku mateka. N'abahoze batunzwe no kubumba kandi ibumba riragenda rishira uko imyaka yicuma. Nubwo biruko, Hakizayezu warutaga kuzaba muganga w'amatungo yabwijwe ry'Amerika ko atariheba. Ku bwanjye gahunda yanjye nemera ko nyiriho ku isi bishoboka. Urumva rero ngiye ku nzozi zanjye igihe nzavuga ngo zicuritse ningira imyaka 40 ntarasingira icyo niyemeje, kubera ko ngomba kwirinda drogue nkirinda n'ibindi byose. Nkakora pe nzakora niteze imbere muri purpose mfite n'ubundi mvuga ati nakora nagira ni ngiye nubwo batayindira ngomba kuzakora byibura Imana ndabizi nkazirihira, kuko n'ubundi mu buryo bwo kwigira dutozwa nubwo twe tubura uburyo twigiramo turagerageza kuko ntago tugisabiriza. Uretse Hakizayezu na mushiki we babashije guca agahigo bakarangiza amashuri yisumbuye, abaturanyi babo mu basigajwe inyuma n'amateka bacikishirije amashuri. Bwana Yizayewu Uwizeyimana w'imyaka 27 yagarukiye mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Nawe yarutaga kuzaba umuntu ukomeye. Igihabanye n'ibyo ni umukanishi w'amaradiyo mu buryo bwa ndamuke. Mu rugo twavutse babumba inkono babumba, ariko njye numvaga ibyo bintu byo kubumba ntago nabikundaga. Imana nyereye ubwenge nyine numvaga ko nzaba umutekinisiye nkakora nk'utuntu dutangaje, kubona kwihimbira ikintu nkagikora. Numvaga ubundi mu buzima bwanjye nakora nk'ikintu kiguruka, nkakora nka drone kagenda. Ahubwo kubera yuko ibyo byose nta mashuri ntaki nago nakomeje kwiga. Kuba abana babasigajwe inyuma n'amateka biga ntibarangiza amashuri bitera ipfunwe rikomeye ababyeyi babo. Eme Maria Mukamazimpaka na Innocent Uwimana bamaze imyaka isaga 40 batuye mu kagari ka Rwesero mu mujyi wa Kigali. Twarukanse mu kare yose umwana aricaye, niyo surumva uwo mwana ko ari wakaduteje imbere yenda nawe akabagitifu cyangwa akaba nega na meya yamuba yarangije ayo mashuri. Ariko gurumva ko bitudineza natwe kumva ko ubwenge bwacu kandi tubufite, ariko tukabura inkunga byaranze. Kandi uwo mwana wagize gute watubera icyitegererezo mu mudugudu. Ntago babuze ubwenge, ariko kubera ko nta bushobozi twebwe twababyaye tukabura n'ubufasha, nicyo cyagiye gituma abo bana bacu batiga ngo bagire aho bagera nk'abandi nabo Banyarwanda aho bagenda bakiga bakagera. Mu kiganiro na Bwana Christophe Ntirushwa uyobora umurenge wa Kigali yemeza ko nta kibazo cy'uburezi abasigajwe inyuma n'amateka bavuga gihari, na cyane ko hariho gahunda ya leta yo kutagira uwiheza mu burezi. Uburezi ntabwo bagoye, ubundi uburezi kwiga n'ubu rero ubwo niyo haba harimo n'ibibazo bihari batubwira tukabafasha, nimba bajya kwiga bakabirukana n'ikibazo cyo kuranirwa n'abayobozi b'amashuri, nuba nta kibazo kirimo rwose. Dufite gahunda yego yitwa umudugudu uzira umwana wataye ishuri, ikigo kizira umwana wataye ishuri. Iyo gahunda rero niyo gushimangira uburezi kuri bose igihugu cyashyizeho. Tuganira na Bwana Vincent Bavakuru ukuriye koperative y'ababumbyi mu Rwanda Koporwa yavuze ko ibibazo by'uburezi ku basigajwe inyuma n'amateka babizi hirya no hino mu gihugu kandi ko bari kubikoraho ubuvugizi. Icyo kibazo tuba tukizi, twafatiye n'umwanzuro twagisha muri planification y'umwaka wa 2022, tukaba wenda plane yayo wenda tutari twahagera, ariko nk'uko biba byihutirwa kuko nk'abo bana baba bakeneye kwiga kuko
burya kwiga ni kare. Ni nayo mpamvu ndimo mvugana n'ababishinzwe n'abaterankunga twe twagejeho icyo kibazo kugira ngo bihutishe kudufasha, ariko ntibizageza mu kwezi kwa kane mu ntangiriro abo banyeshuri bageze, kuko hari n'abandi baza Ruhango na hehe no gushakira minerivare, ariko by'umwihariko nkakoporwa nk'uko ifasha abasigajwe mu mateka bagifatiye umwanzuro. Abo baturage tuzabageraho nabo vuba. Ku bundi bufasha bugenerwa abasigajwe inyuma n'amateka ngo biteze imbere, bagasanga hari aho ababubaha baba bagombye gushyiramo ubushishozi bakabanza kumenya ibyankenerwa, bakavuga ko bagombye kwitabwaho by'umwihariko bishingiye ku ngaruka z'amateka. Leta nibyo mvuga ati iradufasha pe, ariko idufasha ku byo tudakeneye. Icyo sinatinya kukivuga. Umuntu ntanze afite ugiye kumuha inka ugiye no kumuha ntabwo ikamwa, nuko uzayahirira akarinda apfa ubuzima bwe. Niyo nize njyana imoheri mfite papa so kujya ati nta nubwo wamuhaye inka avuga ati no nka izakamwa litiro 10, kuko njya nize ibintu byo kuba wakongera umusaruro n'umukamo kabyongera bigakunda. Ariko iyo nka niyo wayigaburira ute n'ubundi ntabwo yarenza litiro 2 ikibyara, ugasanga n'ubundi uramudindira. Hariyo mpamvu wumva ngo babahaye icyo ngo bahise bakigurisha, arayimuka aracumbitse n'iki arajya gukodesha inzu y'abandi nawe ubwo ntishoboye. Iyo nkura ijyana hehe? Imibare yakoporwa yo mu 2018 igaragaza ko abasigajwe inyuma n'amateka barengaho gato 36,000 mu gihugu hose. Muri bo abarangije amashuri yisumbuye barabarirwa muri 700, mu gihe abarangije amashuri makuru na za kaminuza ari 50. Mu minsi yashize hari impaka zo kumenya niba bashyirirwaho ubufasha bw'umwihariko bishingiye ku mateka. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarezi bo mu nkambi ya Mulongwe icumbikiye impunzi z'abarundi mu burasirazuba bw'icyo gihugu bavuga ko bahangayikishijwe n'uko bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi mu mugezi wa Mutambala uri muri teritwari ya Fizi kubera ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Vedaste Ngabo arakomeza inkuru. Bamwe mu bana bo mu nkambi ya Mulongwe iri mu sekiteri ya Mutambala teritwari ya Fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi. Nduwimana Eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa 6 mu ishuri ribanza rya Kasaba, avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri Mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya Mulongwe. Ubu ngiye mu mboga kwera utuboga ndose turadufasha mu muryango, ndashobora gutaha muhira twabutse ugasanga ziya mboga nazanye ziradufashije. Hariho ubufu budahari naho mba nazanye za 5 ndagurisha nkaronka za 3 z'ubufu tukajya dusigaye, nuko mbayeho jibyo ku ishuri nabyo zigasitse mu Burundi. Nyesenga Isaac nawe yiga ku ishuri ribanza rya Kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuroba. Ini Mulongwe turi abanyeshuri mugabo harageraho injya ifungurwa zihera, ukatuvuga ati injya kuziheze ikaja Mutambara kuroba, baja kuroba mba turose n'ifi za 5 badace 1,000 zirika kuzirya. Icyo gituma twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza, tumaze nk'iyinga tuje kuroba cyo tubona umenga tugisombe sema turaguranya mvuga ati reka nje Mutambara kuroba kumbure hari gihe no give. Aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'abarundi biri mu Mulongwe. Nyabenda Mathiasi n'umwarimu ku ishuri ribanza rya Kasaba. Nuvuga nko mu ntango z'umwaka twari dufise abana bashika mu 150 ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga, ariko ubu ushobora gusanga mu ishuri atana abanyeshuri 30 usangayo. Imvo nazo si zindi, bamwe babaje bavugira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri, abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kuja mu buzi butandukanye, ahantu uvuga nk'abigwa muri Mutambara kuroba, abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye Katanga, Baraka n'ahandi. Abandi nabo ugasanga nko bamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga, gusatura amatafari, gukora ibiyede. Nubwo biruku bamwe mu babyeyi bo muri inkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byitaho impunzi rya ASER kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira. Gusa Minani Leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Mulongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi. Umuntu yavyaye umwana ntamugura amatungo canke se ntamugura ubuzima bubi ababayemwo,
ariko aragerageza mu kibanza c'umuvyeyi akagerageza, ariko ntatuma umwana kumuronderera. Abavyeyi rero numva no basaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira mu ico kiziba canke bakura izindi ngeso zitandukanye. Si mu nkambi ya Murongo yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi, no mu nkambi ya Rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika. Overa Sengabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ikaze cyane wowe uteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Iki ni ikiganiro Ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uyisabye Christine mfatanyije na mugenzi wanjye Ani Sabine Umukunzi. Murabyumva ko iki kiganiro cy'uyu munsi kigiye kuyoborwa n'abakobwa gusa. Sabi, amakuru y'imini? Amakuru ni meza rwose, nizere ko nawe umeze neza. Niko bimeze. Reka duha abakunzi bacu ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Sabi, mu kiganiro cy'uyu munsi se turaganira kuki? Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana, cyangwa se muri make ijambo dukunze gukoresha baba muri ghetto. Hari bamwe rero mu bavuga ko bidakwiriye, abandi bakabona ari ibisanzwe. Turaza kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye muri iki kiganiro, tumenye icyo babitekerezaho. Ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa cyangwa umuhungu bafata umwanzuro wo kujya kwibana, kuba muri ndigenga nk'uko bamwe bakunze kubyita, cyangwa se kuba muri ghetto. Muri izo mpamvu harimo kwiga, akazi n'ibindi. Nubwo ariko ibi ari ibisanzwe bibaho, hari bamwe mu bafite ishusho baho umukobwa wibanye muri ghetto, aho usanga abantu bamwibazaho ndetse bamwe bakabihuza no gukemanga imyitwarire y'uwo mukobwa. Ubundi rero hano iyo tuvuze ghetto ubusanzwe ni inzu nto iciriritse ishobora gucumbikira umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu batari benshi. Gusa ariko iyi nzu akenshi iba iherereye mu mujyi. Yego, aha kandi usanga umubare munini w'abantu bihuza no kunanirana, ndetse ugasanga ishusho sosiyete iha kuba umuhungu yakibana cyangwa se yaba ghetto itandukanye n'iyiha umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana. Mu bihugu nk'u Rwanda bitaramenyerwa cyane ko umwana w'umukobwa yajya kwibana, ariko buriya nko mu Burayi akenshi ugejeje ku myaka 18 ababyeyi nabo barabigushishikariza. Yego rwose, akenshi iyo umukobwa afashe umwanzuro wo kwibana usanga hari abumva ko agiye kwigenga, bityo bigatuma agira ingeso mbi zitandukanye. Aha kandi nituvuga kwibana, kenshi hari igihe ubona amahirwe y'akazi kure y'iwanyu. Tuvuge se wenda utuye mu ntara ubonye akazi Kigali, biragusaba kuza kuba hafi y'akazi, n'izindi mpamvu zitandukanye ziragusaba kuza gufata inzu ukaba wibana. Aha rero ugasanga igihe umukobwa afashe uyu mwanzuro, bamwe mu bamukikije bumva ko bidakwiriye kuba yakibana. Mu kiganiro cyacu turaza kumva icyo abantu benshi babitekerezaho ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibana muri ghetto. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto? Mugenzi wacu Noel Manishimwe rero yaganiriye n'abaturage bo mu turere twa Kirehe na Kayonza. Reka tubumve. Ngewe umukobwa uri muri ghetto nta bintu byinshi mwibazaho, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwe. Ahantu wumva haguhaye amahoro niho ugomba kuba, ahubwo wowe ukifatira imyanzuro y'uburyo ugomba kubaho no kwicunga. Ariko abakobwa nabo bajya muri ghetto afite impamvu. Muri ghetto umuntu ajyamo ari uko iwabo bumwe byamunaniye. Ariko abagabo cyangwa abasore bahita bumva ko yabaye, baba bumva yuko nyine avuye iwabo, hari imico wenda yahunze, nk'ababyeyi bamwirukanye akavuga ati kambe ngiye, ariko abandi bo bagahita bumva yuko yagiye mu burayi. Umukobwa agiye muri ghetto ubu tumufata nk'indaya. Ni ukuvuga ngo buriya umwana wataye ababyeyi hari imico agenda abasha gukura hanze itandukanye, ariko ntabwo nanone ndibuvuge ngo bose niko baba indaya, bitewe n'uko buri muntu wese hari ubuzima aba yakuriyemo butuma ashobora kugenda agafata ghetto. Urugero, buriya umwana ashobora kuba yarakuze abona iwabo hari amakimbirane, ya makimbirane akabasha gutuma umwana ari buhunge, akavuga ati ikiri buma amahoro nuko ndi bugende nkajya mu nzira ngiye nyine. Kuba muri ghetto, hari ubwo waba muri ghetto ku bw'akazi kawe, hari ubwo uba ufite intego ariko mu rugo utabona akanya ku bw'ababyeyi babi ukajya muri ghetto kandi ukagira intego. Ngembo mbona ari uburaya kuko aba yarananiye ababyeyi.
umukobwa uba muri geto hari igihe aba yarananiranye, umwe ajya muri geto akabura n'amafaranga ahitamo umwuga w'uburaya. Ahanini umukobwa kuba muri geto hari igihe bituruka ku makimbirane abera mu miryango, nk'ababyeyi bagahama bakimbirana barwana, ubwo yabona ubwo buzima bumunaniye akajya muri geto. Akenshi urabona harya bari umukobwa ugenda agataha igihe ashakiye bwije, noneho iwabo bamubwira nabi akumva bamufashe nabi nawe akajya gushaka geto ye. Umukobwa uba muri geto ngewe mbona atari ukubera uburaya, ahubwo ari ugushakisha ubuzima. Nko kuri iki gihe hari igihe umuntu aba yarize akabona akazi ari umukobwa akakabona ahantu kure, bigasaba ko ashaka geto yo kubamo kugira ngo akore akazi neza kaharera. Biterwa n'impamvu yari, hari ukuntu nshobora gufata geto d'umukobwa ku mpamvu z'akazi, kogosha, gusuka no kwigisha uri umwarimu, ariko hari no gufata geto ari uburyo bwo kuba warananiranye n'ababyeyi. Oya, ntabwo nawe twabaciraho iteka. Reka dushimire mugenzi wacu Noel ndetse n'abo baganiriye. Aha mwiyumviye ko hari ababafata nk'ibirara, abandi bakabafata nk'aho ntacyo bitwaye bitewe n'icyatumye bibana, cyane ko impamvu zitera kwibana ari nyinshi. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Reka twakire Christella atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo. Christe, ndabona umeze neza cyane. Yego meze neza cyane, namwe ndabona mumeze neza. Tugeze muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo by'abatwandikiye. Rero hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko ivuga ku bakobwa bibana. Kwihuse Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati nta kibazo bikwiye guteza kuba umukobwa yatura muri geto. Kuba yagira imyitwarire mibi biterwa n'uwo ari we. Ikibazo si geto kuko hari n'ababi wabo ariko bakananirana. Nahirambo na Kenny uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati ubundi umukobwa ufashe icyemezo cyo kujya kwibana muri geto abagamije kwicuruza no kwiba. Iki cyari igitekerezo cya Kenny. Naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuba umukobwa yajya kuba muri geto ntibikwiye guteza impungenge kuko muri iyi minsi bidusaba gushakisha. Burya rero uburara mu mutwe w'ubukora ntabwo abikora kuko yibana, n'utaha iwabo arabukora. Dukomeza, Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati kujya muri geto biterwa n'impamvu zitandukanye, ahubwo geto yoroshya ubuzima mu buryo bw'imibereho. Ubu nibwo butumwa mumaze kudusangiza, ariko mwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeze mubyohereze, ndakomeza kubyakira. Christella arakoze cyane, namwe mwatwandikiye mwakoze cyane. Ariko se Christe, wowe uvuga iki kuri iyi ngingo? Byaba byarakubayeho se cyangwa uzi uwo byabayeho? Ngenzi uwo byabayeho, nzi mfite inshuti zibana muri geto kandi mbona imyitwarire yabo ni myiza, kuko nanjye mpamya yuko uko umuntu yitwara, waba ubiwanyu waba woyibana, imyitwarire uzagira izaturuka muri wowe, ntabwo izaba ishingiye ngo nuko wibana. Kwibana ntabwo ari byo bisobanuye ko uzahindura uwo uriwe. Oya, njye nuko ndi kubyumva. Yego, uko niko Christella abyumva. Reka mbibutse ko iki ari ikiganiro Ejo muteze amatwi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri geto mu ndimi z'amahanga. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.
ibitekerezo bitangwa n'abaturage bo mu bice byo mu ntara y'Iburasirazuba twaganiye nabo muri iki kiganiro byumvikanamo kudahuza kuko bafata umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu nzu ntoya wenyine mu cyo abenshi bazi nka ghetto. Hari abavuga ko ari uburara, abandi bakabyita uburenganzira n'ubwigenge budafite icyo butwaye. Ese ubundi Sabi, wowe waba hari icyo ubiziho? Mbese wowe ubibona gute? Njyewe rero ntabwo nibanye, ariko mfite inshuti zanjye zibanye. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kuko twaraganiriyeho kuri iyi ngingo. Hari umwe rero wambwiye uburyo nyirasenge yamubwiye ati niwe mukobwa dufite, ntabwo dushaka kukubura. Mbese byaramugoye kubumvisha ko nta kibazo kandi mu by'ukuri yari abonye akazi kamuhemba neza. Hari rwose n'umubyeyi utabikozwa. Mu gihe hari abakobwa bibana mu nzu zimenyerewe nka ghetto bavuga ko bibasunikira kwishora mu ngeso mbi zitandukanye, ariko Kwitonda Clarissa wibanye muri izi nzu mu gihe cy'imyaka 8 avuga ko byose biterwa n'intego wihaye kandi ko iyo uyikomeyeho bikugeza ku rwego rwiza rw'ubuzima. Ni mu rugendo rw'ubuzima bwe bwa ghetto yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo. Ghetto ni izina rizwi cyane n'urubyiruko ndetse hari na bamwe mu babyeyi barizi. Ahenshi mu Rwanda rimenyerewe ishatse kuvuga inzu zikunze kuba ari nto zigizwe n'icyumba kimwe, uruganiriro n'icyumba kimwe cyangwa se ibyumba bibiri kuko hari n'abahitamo kubanamo. Kwitonda Clarisse ni umwe mu badamu babaye muri ghetto mu gihe cy'ubukobwa bwe ndetse ayibamo igihe kinini kingana n'imyaka 8. Aha aravuga uburyo byamugendekeye ubwo yanzuraga kwibana bitewe n'akazi yari abonye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye. Ku rugero nkanjye nkigera muri ghetto naravugaga nimva mu kazi, nyuma y'akazi ndakora utundi ndajya mu masuku yo mu rugo. Akenshi wenda ntago yari iminsi yose, yindi minsi ndajya ku rusengero, twagiraga amateraniro ya nimugoroba. Ese nyuma y'ibyo ngibyo ukumva wenda hari umuntu ugwamagaye ati ka kazi ko katarangiye, akakubwira ati ese ko ntaherutse kukubona, tubonane dute, tuganire gute. Ikintu byagiye bimfasha n'ukwihisa, nkavuga nti no, izi saha ngomba kuba ndi mu rugo kugira ngo mbone n'umwanya wo kuruhuka, kugira ngo ubuzima bwanjye bw'ejo, akazi k'ejo nzagakore neza. Mu buzima avuga ko yahuye n'abarebera imyitwarire ye mu yindi ndorerwamo kubwo kwibana mu nzu. No mu muryango bugeramo buri wese aba afite impungenge, avuga ati uribana uba hariya wenyine nta wundi muntu mubana, ese ubu ngubu ntabwo bizatuma wenda wahinduka karara cyangwa bizatuma ujya mu bundi buzima hakaba hari umuntu wagufatirana. Amagambo y'urucantege yo ntabura. Iyo uba muri ghetto akenshi hari igihe bakwitiranya bakavuga bati umukobwa ungana kuriya kuki aba muri ghetto. Ese si uburyo bwo kugira ngo abone uko abana n'abagabo cyangwa abone uko abonana n'abandi mu buryo bworoshye cyangwa ajya agira igihe cyo gutaha mu masaha ashakiye. Gukorera ku ntego ngo nibyo byafashije Clarisse gusohoka mu buzima bwa ghetto gitwari. Iyo we hari intego wihaye ukavuga uti hari ikintu nshaka kugeraho, urumva wenda ugiye mu buryo bwo kwiga, njye nagiye mu buryo bw'akazi, hari ujyayo mu buryo bwo kwiga, ariko byose ukavuga ati intego yanjye ni ukora wenda kugira nzagere kuri iki n'iki, cyangwa ngiye kwiga kugira ngo maximize mbona amanota yanjye, bigomba kugenda gutya, hari ingamba ugenda ufata. Kuri ubu ni umubyeyi ufite urugo ruhamye ndetse akaba abayeho neza. Aragira inama atanga muri rusangi. Hari ubuzima bw'ishuri, hari ubuzima bwo gushaka, nyine ubuzima bitewe n'akazi, hari imibereho, abagushoka bo ntibabura. Icyambere ugira intumbero, kavuga uti ubuzima bwanjye ndashaka ko buva aha, wenda mu myaka 5 mu myaka 6 ndashaka kugera aha, ngomba kwirinda, ngomba kwiyubaha. Kuntu ubona ubuzima bw'umuntu busandaguje, ukabona nawe ubwe nta murongo, ukabona abaho nk'uyu munsi gusa. Ndamushimiye cyane Kwitonda Clarisse. Mwiyumviye uburyo kuba muri ghetto ntacyo bitwaye igihe wagennye uburyo buhamye bwo kwibamo ndetse n'uburyo ushobora kuganza ibicantege na moshya. Ndishimwe Honore mu kiganiro ejo. Reka dushimire Honore ndetse na Clarisse Kwitonda. Ati biterwa n'intego wihaye, ariko nanone by'umwihariko n'icyo ushaka. Ati igihe cyose uzi ikikujyanyemo, niba ari ishuri ukamenya ko ari ryo rikujyanye nta kindi. Mwumvisha uburyo rwose byamugendekeye ndetse n'inama atanga. Yego rwose. Ikindi kandi ati nubwo wenda buri gihe atari buri wese wibana kubw'impamvu nziza cyangwa se wenda ngo havemo ingaruka nziza, kuko hari n'abahuriramo n'ingaruka zitandukanye nko gutwara inda ndetse n'ubwo burara. Ntabwo bivuze ko muri rusange kuba umukobwa yakwibana bisobanuye uburara cyangwa se imyitwarire mibi. Ngira ngo twumvishe ko yibanye kandi bikagenda neza, ntagire ingaruka mbi ahuriramo nazo. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana?
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ni ikiganiro cyo mukomeje gukurikira gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto. Kristi, dukomereje kuyihe nkuru. Mu kiganiro cyacu twumvise ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibanye mu gihe kigera ku myaka 8. Twanashatse kumva aba bacumbikira, ese bo babona aba bakiriya babo ari bo bakobwa bibana biba bimeze gute? Kumva inkuru ya mugenzi wacu David Hitimana waganiriye na Hakizimana Antoine ufite amazu akodesha ngo kandi abaza bamugana cyane ngo ni abakobwa. Nitwa Hakizimana Antoine, ntuye muri uyu murenge wa Byimana muri aka karere ka Ruhango. Iyi ngiyi ni business nakoze, nafashe umwanzuro nubaka izi nzu, ndavuga ati no mu zabukuru zanjye nzabe ndi umusaza witeza imbere, ndi kugaburirwa n'ibyo nakoze. Ku bantu bo gucumbikira bo ncumbikira buri cyiciro, umuntu wese ushaka inzu nitaye ku cyo uri cyo umpa amafaranga nguha inzu. Abakobwa barahari kuko akenshi nkunda no gucumbikira urubyiruko cyane. Kubera icyo ukunda gucumbikira urubyiruko? Kubera ibigo by'amashuri biri inaha biga banataha, hari abaturuka impande n'impande baje kwiga muri ibi bigo nk'abacumbikira, ariko abakobwa nibo mbona benshi bakunda kuza kunyaka inzu. Urabona iyi kaminuza hari abigamo, akenshi nibo bakunda kuyinyaka. Hari abantu bagifite imyumvire ku bakobwa bibana cyangwa se baba bicumbikiye nk'uko rimwe na rimwe abari ibirara, abandi bajya mu ngeso mbi. Ese we muri abo bantu ucumbikira, muri abo bakobwa ucumbikira, ubabona gute? Rero wa musore we, urubyiruko rw'ubu ngubu rurimo ibice bibiri. Harimo ba bandi bita abagifite umuco, noneho harimo n'abandi ubona basa n'abataye umuco. Hari abakobwa bamwe na bamwe ncumbikira, ariko ugasanga n'ibirara niko nabyita. Nkabona yinjije abasore ngo barigana, nje nkabyihorera nyine kuko icyo mba narabahaye n'inzu zanjye gusa. Ariko ntabirengeje ingoyi, hari n'abandi bakobwa usanga narahaye inzu nkabona ni abana beza pe, bakajya banazana bagenzi bo bagasengeraho, ariko hari n'uwema inzu hanyuma y'ukwezi cyangwa 2 nkumva ngo bamuteye inda. Urumva abibirara bariho, ariko n'abitonda bariho. Urubyiruko rw'ubu ngubu inama narugira nuko mbere na mbere nibafata umwanya bitekerezeho. Nicyo cya mbere, umenye ngo niba uri umwari, niba uri umusore, ikintu cya mbere ni ukwihesha agaciro, ukirinda ingeso mbi. Akenshi na kenshi ugakunda kugira kominikasiyo n'ababyeyi bawe kuko niho uburezi bw'ibanze buturuka. Bite kuganira ku bantu bakuru, baganire nabo, bababaza ati bikorwa gute, kuko urabona kera twebwe impamvu kera tutijandikaga mu byaha, twari dufite umuco. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikiganiro ejo na tugisoreje. Nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe. Reka nshimire nanone Nige na Roger wari uyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Yo wabagezaho ikiganiro Ndiwisabye Christine ndetse na mugenzi wanjye Ani Sabine umukunzi